munsi agezeyo nyirabukwe aramureba, aho niho nashakaga sasa. Aramubaza ngo uyu munsi wahumbye mu kwande? Uyu munsi umurima wahumbyemo ni uwande wera bingana bitya ku buryo ubyara barakuroze? Ni uwande wahumbyemo ku buryo ukora mariage iwanyu ntawe ushyingirwa? Wahumbye mu kwande ku buryo uhinduka igikomangomakazi kandi imbere y'utubaha? Wahumbye mu kwande Rusi we. Ntabwo yabyiwe, aravuga ngo uyu munsi ni mu kwande wahumbye. Imana ikurangira uwo murima, Imana ikurangira uwo murima. Niho twagiye i Gashure, madamu yababwiye, ku isoko ry'umugisha, abantu batura ibyo bejeje. Umukecuru ni umumama azana ibishyimbo, nta kiro cyari kirimo. Akibizana numva ijwi rimbwira ngo hariya niho harimwe ibise biri butuma umugore abyara. Bavuze uti ninde ubigura? Ndavuga nti 1000. Umukecuru wari uhari ati 5. Ndavuga nti 2. Umukecuru ati 5. Aramerekeza kuri 5, tugera kuri 7500. Nanga 75. Ngeze mu rugo mbwira umukobwa badufashaga imirimo, ntamwanegera ku ruhande, mbiteka nta munyu nta mavuta, nari kwica umuti. Nta nubwo nigeze mbironga, nabitetse. Imana yarambwiye ngo hariya niho hari umuti, biteke. Ndabiteka nibagiwe no gutega. Narazamutse n'amaguru paka kwa muganga. Ngezeyo mbwira madamu nti uryoherwe. Arebye ibishyimbo byonyine, niba yaratekereje ko nta kantu kari mu rugo. Ndamwana ni Imana yabimbwiye ngo ubwo ari Imana yawe nta kibazo. Ari ikiyiko cya mbere, ndavuga n'Uwiteka niwe wavuze. Wahumbye mu kwande Rusi we. Wahumbye mu kwande Rusi we. Uyu munsi ni uwuhe murima wagezemo? Wera ibishyimbo birimo ibise? Wahumbye mu kwande. Ni uwuhe murima wahumbyemo? Imana niyo igiturangira umurima uri mu mwera. Ngo ariko ibya kabiri yifata aryabwira muganga uti ndumva noneho birushijeho. Aragenda ajya muri maternité, ndazenguruka njya mu idirishya ryayo inyuma. Bakamubwira ngo sunika umwuka. Nkibuka ko akubise icyumweru n'iminsi 3, nkabwira Imana ngo koresha umwuka wera uwe washize. Muganga amubwira ngo sunika umwuka, nkavuga nti muhe umwuka wera uwiwe warangiye. Ngiye kumva numva agakobwa, numva kararize. Niba ari ijambo muganga yavuze ryanejeje, ni ukuvuga ngo ninde wazanye n'agahozo Viviane. Yari afite umurwaza, afite mama we, niwe mama wanjye. Ba nyirabukwe mujye mudukunda, byubakira abana. Ni ukuri birubaka. Amen. Reka ntaza kurenzaho ibindi. Yari ahari. Bavuze ngo ninde wazanye nawe, kandi mama yari ahari. Hari na mama Patrick, urabyibuka? Hari n'undi. Ndi inyuma y'idirishya, ndavuga nti ni njyewe. Wahumbye mu kwa Bowazi, niyo kaba kamwe uragashora kakera imizi, uragashora kakazana uruyange, uragashora Imana kakavomerera, uragashora kakagira urubuto. Wahumbye mu kwa Bowazi, utanga skurufizi yavuye mu kwa Bowazi. Imana ikayiherekeresha ubwenge, Imana ikayishyiramo ubwenge vanjuru. Haleluya! Ntabwo uwo mwero wo muri uwo murima ntugenda gutyo gusa.
ntabwo uje uwaroreye ingano, no, ni ingano zo mu murima. Imana ishimwe. Agakobwa turagatahana. Muzi ikintu cyatubayeho? Wa murozi wamurogaga yadutwaye umwana ajya kumuha inzoga. Yaraje, mami yagiye muri dushe, akana karyamye. Noneho njye sinari impari, agakobwa kari kagiye kuvoma munsi. Umwana abyutse arakambakamba arasohoka. Nyiramama wacu amutera umugongo. Umwana aramugarura, numva umwana nuka byeri. Suwe. Iyo Imana ishaka kukwigisha, iguhuza n'uwo yabitsemo isomo ugomba kwiga. Madamu yaravuze, yaramubwiye ngo uduhereye umwana inzoga, wari wabona hari n'umushyitsi papa wa yakiriza? Iryo jambo niryo madamu yavuze, yagiye kuryama ntiyongeye kubyuka. Yaryamye gutyo, twimuka, uburyo namutwaye twimukira ahantu twari twagiye gutura Ikinyinya. Ntazi uko yahageze, twimutse neza nk'intwari. Moto yantwaye kabiri, ibisoje ibikoresho byose byo mu rugo. byose nta muntu wikoreye ibindi. Kabiri moto yaradutwaye biratwimuye. Twebwe abo wakuye kure, nta mahirwe twari dufite, waratuzuye turi bazima, kandi utubikiye n'ubugingo uhoraho. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakunyweye Yesu we. akazu twabagamo Mana y'imbaraga ni kabiri. Yatwimuye kabiri, biba birasoje. Kandi yanyimuranaga n'imizigo kuko naragendaga nkagenda nyifashe. Ntabwo moto yabipakiraga yonyine, yantwaranaga n'umuzigo kugira ngo bidahano. Nagendaga mbifashe, amasafuriya mu gifuka, matera nayizingiye mu ishuka, nyizingiraho n'akandi bicaragaho muri saro badusuye, nyipakiraho. Ariko Imana icyo gihe yaravugaga. Imana yaravugaga. Yaravugaga. Imana ishimwe. Abantu b'iwabo baradusuraga kugira ngo batagira isoni, nanjye nkazigira. Nka mwana ubabwire ko nagiye. Nkanyura haruguru y'urugo, nkagenda, bamara kugenda agahagarara haruguru akangota isheri, bagiye. None se mwumvise ababwira ngo Imana ishimwe ko umugabo yari kugura igitenge? Naramubwiraga akagira ngo ni ke idasanzwe nubwo nayibamo. Nkamubwira nti ntujya kuri botike ngacunga imvura iguye kugira ngo 100 rya envelope turigura isukari yo kunywa mu gikoma, nkabizana mu mupira. Iyi mvura yagwaga, nagiye i Remera ku rusengero kuri ADPR hariya mu marembo ya Kigali Arena. Nasohokaga nirukanka kugira ngo mpahe bimanukane. 100 ryari ryinshi. Cyari ryinshi. Kuvuga ngo igitenge, arabizi ko kukigondera ntibyari gukunda, ntibyari kwemera. Ibindi byo ntabwo nabivuga, reka ngira ibyo ntsinda. Bandoze inshuro nyinshi, bamera uburozi muri dodo ku rwego kuzirya bijya binanira, ariko twarazisoromaga.
karusi kari kakiri mu nkambi, kataragera mu kwa Bowazi, ariko gafite isezerano ry'uko kakowe, kari karakowe. Mana ishimwe. Yesu we, Imana ishimwe. Muri ibyo bigeragezo ntabwo ndi bukureho mikoro ndabivuga, hafi komite yose ya Isilamu mu Rwanda iransura, uti uri mu biki wakigoryiwe, nta soni, urabura amafaranga, urabura kubaho, waje tukaguhemba ukarya. Ndeba gufata isahani y'ibiryo n'intebe zo mu nzu n'igitanda, ndeba ibyiza kubigurana Yesu, birananira. Nibutse indirimbo Birigaramu yaririmbye, aravuga ngo wanyimika nkaba umwami. Bashyiriye miliyoni kuri konte, mwihangane si ugushira isoni mushumba, reka mbasaba uburenganzira kugira ngo bangushe. Miliyoni bashyizeho zingana? 20. Bashyizeho miliyoni 20 kuri konte yanjye. Barambwira ngo buya ryo bitekerezeho. Imana irambwira ngo nturetire na kamwe. Tuyarya utekereze. Nibuka Elisa umugaragu w'Imana, nibuka Namani azana ituro. Icyatumye Elisa ataryemera bwa mbere, Mana ishimwe, kwari uguha agaciro Imana y'Isiraheli ko ibyikoze bitagurishwa. Noneho bwa kabiri uwateguye ituro yari yariteguye abembye, nta turo ry'umubembe Imana yakiraga. Elisa aravuga ngo risubiraneyo. Ndebye ituro ry'utubaha Imana, ndebye kuri ko n'uwo munsi narayikasorinze, sinongeye kurigira, nafunguye indi akawunti, narayikansorinze. Ndavuga nti aho Satani anyujije ukuboko atereka imbehe, sizahanyuza ikirenge njya kukurya. Naravuze nti simbikora. Ndangije njya gupfukama mbwira Imana ntuwite amafaranga bari bayazanye. Amen. Ndamwana amafaranga bari bayazanye wayabonye kuri konte. Madama ahita arota, bamuguriye igitenge. Ni igitenge ni inkweto, ni igitenge acyambaye abyimba umubiri wose. Ijoro yarose bamugurira igitenge, nge ndota ari inkweto yabyimbye ibirenge. Data wacu haje kubamwe ikibazo, afite umugore we ntabwo azi gutwara imodokari. Arampamagara arambwira ngo Abudu, wanyitaga Abdul Karim. Arambwira Abudu, wambabariye ukaza ukantwara. Ndamutwara. Muzi igitangaza, ntabwo namutwaye agiye muri gahunda ze, yaragiye kugura igitenge cya madamu n'inkweto. Ndangije ndabifata ndamwana mami, Yesu aguha umugisha. Araseka ngo uracyarinjije. Nababwiye ngo nta muntu wagusobanukirwa nk'uko usobanutse, umuntu agusobanukirwa nk'uko asobanukiwe. Arambwira ngo uracyarinjije. Ndamwana nti bitewe n'uko mbona. Ndamwana nti iyi myambaro ntabwo umukristo yemerewe kuyakira. Arambwira ngo iki? Ndamwira ngo nta mukristo wakira uyu mwenda. Ndamwira ntuwumpereye iki? Bavande ntituri kumwe mu materaniro, muribuka ko ari wa mugabo udashobora kugura igitenge, uri kwanga superi bamuhaye. Nza amoko y'ibitenge ndayazi pe, madamu sinshobora kumwemerera kujya kugura igitenge. Iyo nshaka kumwambika icyo akunda, ndamwana tujyane ukirebe. Ntabwo mukundira kujya kwigurira igitenge, iyo ashaka icyo kugira ngo amahitamo ye nyubahe. Ndamwana tugende urebe icyo ushaka. Ariko njyewe iyo ngiye nzi gutandukana nya superi za oranje ndazizi na waxi. Ntabwo rondo ni na ziripendo nabyitiranye. Ntabwo java nayitiranya.
na reyari ndabizi kubitandukanya. Yampaye superi nziza, ndamwanya ntabwo dukwiriye kuyambara. Yo haciyemo iminsi mike, muzi igitangaza, madamu yavuze ngo aposo yamuguriye akantu. Naje muri ofisi ya mushumba, mageze aravuga ngo Imana irambwiye ngo nkora iki gikorwa. Mushumba, umurima mwabibyemo ntiweraga, ntabwo weraga. Nararambaraye, barasenga. Ntabwo ari uko ntafashe amafaranga, nakoreye Isilamu, nyoboye irushanwa ry'umwana muri Korani ku rwego rwa Afurika, bampaga amafaranga. Ntabwo ari uko nari naravutse habi, no. Hari igihe ukumbura amafaranga ugashaka no kuyareba ku mafoto. Nigeze nayabonaho, ni ukuri nigeze nabona amafaranga, nigeze nayabona, ariko icyo gihe nari nyakumbuye. Ndarambara, arambwira mushumba, ndamwani ni munsengera uru rubuto rwere. Mushumba, n'uyu munsi rurakera, n'uyu munsi rurakera. Imana ibahe umugisha. Reka nza gusoreza hafi. Kureba miliyoni 20 ni amafaranga menshi, ni amafaranga menshi. Muzi igitangaje, umunsi bandoga nagiye kumwerekana, bunze mu burozi bwa sida nari nariye, bwatwitse amara. Inshuro yababwiye bambaze mu nda inshuro enye, kandi uko babaga bakataga kubura. Abize ubumenya muntu, ubura bw'umuntu bufite 3 metero. Ubu bwanjye bushobora kuba buri muri 2 santimetero zingahe, nkeya cyane. Barabagaga bagakata, bakagakuraho ndebe, bagakata. Bwashizeho basizemo akavisi gafata ubura. Ka kavisi kubera gukena, mbura uburyo bwo kugakuramo igihe kirenze, niko kanteye ingaruka ya kanseri. Imana irambwira ngo ukuwe kimya, usiseme, ntugire umuntu n'umwe ubwira. Kandi koko ndabizi ko intumwa yasabye ntikomeza amaboko y'abatentebutse. Ndabizi iyo usaba utegera ibiganza ugukeneye, agahita avuga ngo uri nkatwe. Ariko iyo wikomeje, ukomeza n'uwari woroheje. Nagiye Faisal, baramvomaga, inda yaruzuraga amazi bakavoma. Ndi Faisal mpahurira n'umugabo, umudokiteri wamvuraga yari kumwe n'undi mugabo, nawe ni umudokiteri, n'umwana mwiza, Imana imuha umugisha, Dr. Gilles, n'umukristo mwiza. Bari kumwe, aransuza arambwira ngo pastor amakuru ni amahoro. Arambwira ngo amafaranga yo mu Bushinwa uzayabona. Ndambwira ngo Yesu azayama. Umugabo akubita igitwenge, araseka. Umugabo wari uraha aravuga ngo ariko Yesu arayagira. Noneho ahita agira umujinya, abaganga barigendera, dusigarana twembi. Agira umujinya, aravuga ngo imyumvire yanyu muyikura, mutega amatwi ndamwumva, ndatuza. Arambwira ngo Yesu afite amafaranga. Ndambwira ni menshi cyane. Ngo nayo ikihe gihugu? Ndambwira nti afite ayo mu masezerano, akagira n'ay'isi yose.
abizi icungamutungo murabizi ko amafaranga menshi ari ayo mu bitekerezo. Nayo barayiga, hakabamo na electronic money, sibyo ra? Murakoze. Yes, ayo mu bitekerezo niyo menshi, ubu nta muntu utayagira. kandi mbere yo gushora aya dufite afatika, dushyira ibitekerezo ku isoko. Nibyo bigura, nibyo bigurisha, kandi nibyo bigurwa. Murakoze. Noneho harenze ayo mu bitekerezo, hari nayo mu masezerano.